Bonye? Narakibonye Goma. Ngo bitekereje iki? Nanjye nzajyayo nanjye ngikore cyangwa se nge n'ahandi atari hari. Kira gitaramo yakoze wagiye ukagikora amagi? Sibyo ko ntagendera ku by'undi yakoze. Nawe uzamubaze ngo wazo kamamariza izi modoka. Habura igihe kingana iki kugira ngo ugeze nko kuri contract super manager avuga ko ari we muntu ufite contract. Uzabimubaze. Bye. Weburetse gato. Oh yeah, kasi episode niko nitwereka nizere ko umeze neza cyane uko ikiganiro bya Max TV wherever you are. Twizere ko umeze neza nimba utameze neza nkwifurije kwihangana no gukomera abantu barwaye cyangwa se abantu batameze neza ku mpamvu imwe cyangwa yindi, mbifurije kwihangana no gukomera bari mu Rwanda n'abari hanze y'imbizo Rwanda. Mwese mbaye ikaze kuri Max TV, wibuke gukora subscribe nimba ukunda cyangwa se ibiganiro byacu bikugeraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Amaji the Black ngize amerwe yo kongera kumubona, numwe mu bastari bakomeye cyane muri iki gihugu, numwe mu bantu bakunda kubera ko ntajya ripfana kandi bameze neza koko. Wayumvise? Iyo ni imodoka ya The Black muri Kuvuga company. Wayumvishe ukuntu ivuga? Kiraho mikoro neza abantu bakora. Wayumvishe? Babwire baye barekiye aho rero. Babwire baye barekiye kugira ngo Bakti. Mana jya muri gusakuza abantu. Bazimye twayumvishe. Okay, iko twakomeje. Amagiye bitese. Ni sawa. Uri kwiyumva ute none? Ndi kwiyumva neza, ndishimye, ndashima Imana rugira. Nuko nguko. Wari umaze igihe unanarwaye bantu Paul sana. Shana nararwaye ariko indwara idakira n'ubukene. Ariko narakize. Abantu baragusuye. Abantu baransuye bo mu muryango. Abandi bantu bo mu mihana no. Barantereranye. Inshuti muhurira muri kano kazi. Ariko sinangombwa ko kugusura ari itegeko, ariko narakize nta kibazo. Yego. Wambaye badge, dusobanura kuri badge wambaye mbere ko dukomeza. My name is Amaji the Black. I'm brand ambassador of this company. Dova company. Uyu munsi wasinye amasezerano n'amasezerano ameze gute? Mbere yuko nza kukwibariza bya bintu abantu baba bakeneye ko babwiza ukuri, tubaze duhere ku kazi, kuri business. N'amasezerano atari mato, n'amasezerano y'igihe kirekire, n'amasezerano afite akamaro ngewe, umuryango wanjye, afitiye n'urubyiruko akamaro. Kuko man Pizo je narabibabwiye nago amafaranga arayo kujyana kuri konti. Kuyajyana kuri konti Yesu ushobora kuyajyana, ariko nta kintu biba bimaze. Nuguhunika. Ariko amafaranga mbonye muri company ngiye gukomeza wa mushinga nihaye wo kwigisha urubyiruko, wa mushinga wanjye wo gukora indirimbo, wa mushinga wanjye wo gucuruza amafi, nkomeze ku buryo nzagenda mpuguramo abantu ibintu byinshi muri rusange. Urabizi ko nkora ibyuzi by'amafi, ariko icyambere igishoro wenda cyari gito, hariho kwitinya gufata amafaranga yawe runaka uyashoye muri ibi ashobora kunguka, ariko ubu ngubu navuga ko ndi steady. Ubu noneho nta kintu wazumbwira. Yego. Nyuma ya engine ndetse hajeho na Dova. Na engine ndi chef w'umujyi. Uri chef w'umujyi. Ariko noneho umusaza. Ndi chef w'umujyi. Uri chef w'umujyi. Byumvikane neza. Ku bantu bajya basubiza batari baza kino kibazo. Hari bavuga amagi nukurirwa arira, amagi nta gikora umuziki, Nubu narira. Ahubwo ayo marira ndize nayi. Naye byishimo, naye gahinda, naye umabara, naye. Ubaguriza ariko yagahinda. Oya. Nabaga ndiza ibyishimo. Dore imodoka ziracyaparika. Imodoka zo ziracyaza. Turi buze kuzereka abantu zo imodoka bari buze kuza kuzibona. Abo bantu basubiza batari baza byo ngo bati ari kubigenza gute kubera cyari gusinya ama contract after contract. N'ubwiza bw'Imana. Ni byiza, nyine abantu bakugirira icyizere. Iyo abantu bakugirira icyizere nyine nawe kandi waritwaye neza, nta mpamvu yatuma udasinya contract. Yego. Nitari iyi nindi nzayisinya. Mfite na contract indi nzaba tumeremeje bundi ya kurwanya ruswa n'akarengane.
inkebebe tuzibwiza ukuri. So ibyo ni ibintu bihari cyane. none se Amagi ubona ari iki kiri kugufasha uyu munsi kuba uri gusinya kontra kandi abantu bavuga ko utagikora imiziki nk'iyo wakoraga mbere? Oya, nta kintu kiri kumfasha uretse Imana n'ikinyabupfura. Ibyo ngibyo byonyine no kuba intore nka menya umurongo genderwaho. Umukecuru ari kurya umunyenga. Ari kurya umunyenga umukecuru. Umukecuru ari kurya umunyenga mu ngorofani. Ariko mana ya. Umukecuru ari kurya umunyenga mu ngorofani. Hanyuma amana. Uyu munsi uri mu bihe byawe byiza, ukaba na Bruce Melody nawe ari mu bihe bye byiza, mwese mu bihe byanyu byiza. Ari yakoze igitaramo cyiza cyane ejo bundi muri Kongo, warakibonye? Narakibonye Goma. Ngo bitekereje iki? He made it. Yagombaga kuko rura n'umustar. Kandi yarakoze bihagije. Ni byiza. Bitari ibyo nanjye nzajyayo nanjye ngikore cyangwa se nge n'ahandi atari hari. Kira gitaramo yakoze wagiye ukagikora Amagi? Niko uze baruzi ko nakwamamariza imodoka zigura za miliyoni 150, miliyoni 200. Ibyo byose ni Imana igenda iguteza intambwe nyine. Ntagenda nkagikora. Sibyo ko ntagendera ku byo undi yakoze. Nawe uzamubaze ngo wazo kamamariza izi modoka. Nuko buri wese afite igeno rye. None se kubera iki muri press conference bakubajije abati Amagi the Black ese uri buze gutanga ku mafaranga uhawe, batese ko uhawe amafaranga menshi cyane utarusanzwe ufite andi mafaranga, bakoresheje ijambo ngo uri umukene, bigasa nkaho bikubabaje, wari ubabajwe n'iki? Ngo ndi umukene? Nta kibazo. Umukene arabasuhuza. Muraho neza mwabakirema. Hano kubera iki utababaye? Oya man, jewe nago. Niki cyatumye nyine abantu bareba mu mufuka w'umuntu kandi nta ruturufizeri ba mu mufuka w'umuntu, urebe mu mufuka w'umuntu. Yego. Ushimangira ute ko nkenye utansatse. Bazi se nimba wanansatse uzi kuri konti yanjye hari amafaranga. Cyane rwose. Nimba se basi wabonye kuri konti uzi ibikorwa byanjye bingana iki. Voilà. Nibyo bindi nakubwiye muri album yanjye twibishingwe ngo mu judginga cover y'igitabo ntago musoma ibyanditsemo. Ubu ngubu iyo nza kwiyamamariza ibi bintu ntababwiye cyari kuba ikibazo. None urabivuze nabyo kigiye kuba ikibazo kinakome man gikomeye cyane. Kihe? Abantu ntago baziho. Bigiye kugenda gute? Bigiye kugenda uko abantu babishaka. Ikibazo kigiye kuvuka ni iki Amagi? Abantu nyine abakunzi bawe n'abantu bari kugushyigikira batuma ibintu byose bigera Yaranje. Urumva? Dore nk'uyu ni Pfunsi. Baravuga ngo ni umupfumu wanjye. Pfunsi. ngo ni umupfumu wanjye ngo ne. Tuzajya dusinya amakontara bareba baseka bavuza induru ariko igihari nuko tugomba gukora ibyo tugomba gukora. Ariko nubundi Amagi kuva wakinjira muri ibi bintu bya show business, umuziki n'ibindi bifitanye isano nabyo, ntabwo urajya mu bupfumu. Ntago nari najya mu bupfumu, sinzanabujyamo, niyo wabigenza ute. Ngewe nzakomeza kuba nimburara nzabimenya, nimbwirirwa mbimenye, nimhitinga mbimenye, nintahitinga mbimenye. Nta kintu gishyashya nkeneye kuri iyi si. Kubera iki? Pizo. Abantu bari kugushaka ari benshi, rega kuba icyamamare n'ibintu byiza. Mwakomaze tugana no kumusoza. Wari ukiri kumbwira ati ibyo uzageraho uzabigeraho. Ariko nta mpamvu zo kwiyambaza izindi mbaraga zidafite shinge na rugero zifutamye. Hari ababijyamo? Ntabyo nzi. Ngenzi byanjye. Harabura kontara zinga, uba wumva habura igihe kingana iki kugira ngo ugeze nko kuri contract super manager avuga ko ari we muntu ufite contract? Uzabimubaze. Bye. Wabureze gato harabura ikibazo kimwe, contract ni kimwe. Ikihe? Okay. Mbere yuko icyo ngiyo nkigera contract ni igihe kingana iki? Nani mbonye wirutsa sibabikubwiye muri press conference imyaka 3. Ni imyaka 3. Yego. Ndi kumwe na Dova company itanga amamodoka, habe kuyagurisha no kuyakodesha, habe
amapartement, abe gushakira abantu kujya kwiga hanze, kubashakira amaviza comme ça. Na Amag the Black nka brand ambassador wa mbere. Miss Rwanda ushyigikende tugana ku musozo. Nawe Miss Wisi ni mama. Oya buri seri ko gato ariko buretse ngiye kwitaba n'abandi. Ngiye subonye ko bakunshaka n'abandi. Urahita ugenda. Kubera icyo udashyigikira Miss Rwanda. Kandi mukubwiye. Wowe Miss Rwanda igikorwa muri rusange. Nishyigikire ntese. Ntangesemo amafaranga. Ntuzi nyishyigikire gute? Uyigikire nyine. Ntago njya nyikurikirana. Ntago ugiye kurikirana. Kuko nzi Miss wanjye. Sawa. Kubera urakoze cyane abari. Reka tumushimire cyane Amag the Black kwemera kuganira natwe. Of course kasi episode that's my name Kabu. Amazina yitwa Fidel Ntaganzwa. Abashinzwe logistic and operation muri Dova Business Company. Tuba twifuje kuba tumira nk'itangazamakuru uyu munsi. Turabakiriye rero muze mwisanga. Ndi kumwe na James manager wa Dova Business Company. Ndi kumwe na Amag the Black. So ni karibu rero. Ibindi numva nahereza manager akagira uburyo namwe abakiramo. Bakoze cyane. Mwiriwe neza. Fidel arakoze cyane. Uko yabivuze nitwa Ndashimiye James Claude, abandi general manager w'iyi company Dova Business Company. Ni iby'ingenzi cyane kubakira hano, kwakira itangazamakuru cyane bora n'ikintu twakora mudahari. Ni iby'ingenzi cyane kubakira. Ikintu cyo cyose dushobora gukora mudahari byagorana. Itangazamakuru ridufasha mu bintu byinshi, rifasha abantu iterambere, rifasha ibintu byinshi. So yaba kampani zigenga, yaba gahunda za leta, itangazamakuru ni ryo ridufasha kugira ibyo tugeraho. So rero ni iby'ingenzi cyane kuba mwageze hano. Turabashimira cyane. Murakaza neza muri Dova Business Company. Ni company icuruza amamodoka ariko tuyacuruza twaimporse. Nyuma yo kuimporta tukayacuruza tukanayakodesha. Hari uburyo bubiri ushobora kuguramo imodoka, ushobora kuyigura ukayijyana ukajya kuyigendamo nk'ibisanzwe. Hari n'uburyo ushobora no kugura imodoka ukayisiga hano mu kazi tukayishakira akazi, ugakora business, ugafatanya natwe gukora business. Nyuma y'ibyo, nyuma ya car dealership, dukora ibijyanye na real estate, ducuruza amazu. Ubucuruzi dukora rero n'ubu harimo kuyagurisha, harimo kubakira abantu amazu, harimo no kuyakodesha. Tumanaginga na properties z'abantu, amazu y'abantu cyangwa ubutaka, ibijyanye na properties z'abantu. Nyuma y'ibyo ikindi cya gatatu gikurikira dukora ibijyanye na visa, igifite aho gihuriye n'amaviza, guha abantu guhesha abantu zo kujya hanze. So hari abantu badafite umwanya, hari abantu batazi uko bagomba kubigenza. Rero turabafasha cyane nk'abantu specifically bashaka kujya kwa muganga, abantu bashaka kujya kwiga, tubafasha gushaka aho bagomba kwivuriza, tubafasha aho bagomba kwigira za universite, za kaminuza. Noneho tukabafasha no kubona ibyangombwa, ibisabwa byose. So icyatumye urumva navugaga icyo dukora, icyatumye rero tubatumiza hano nk'itangazamakuru. Muri ibyo byose rero twaje kubona ko twaricaye turatekereza, dukora assessment, tuza kubona ko tudafite entertainment nabwo burya habanza itangazamakuru ariko hagakurikiraho na entertainment irimo abantu benshi, hari abantu benshi bakurikira ibyo entertainment, n'abanyamakuru mufasha entertainment kuzamuka. So twararebye tuza kubona ko Amag ashobora kutubera, nyuma yo kubona ko ari umuntu w'umukozi, tuza kubona ko ashobora kutubera brand ambassador. Ni muri ubwo buryo rero twahisemo ko aza kubera Dova Business Company brand ambassador. Ni muri urwo rwego rero twari twabatumiye ngo tubamurikire Amag the Black muri aka kazi kose tugiye gufatanya k'iterambere muri rusange. Iterambere cyane ry'abantu ingeri zose, cyane ariko urubyiruko, gakurikiraho n'igihugu muri rusange, kuko
kuko abenshi muri twe ntago ari abantu bakuru cyane, ariko so urumva ariko urubyiruko rero turakataje. So rero twaje kubona ko Ama-G The Black dushobora kudufasha, ni muri urwo rwego rero twaje kubamurikira Ama-G The Black. Murakoze cyane. Murakoze nanone. Ndumva igihe tuba tugezemo, iyo byose mushobora kuba mufite amatsiko, muhatangira ni umwanya wanyu gutangira kubaza ibibazo kugira ducunguze uburyo bwacu mwete hakiri kare. Dore ko na benshi muri mwe muba mufite ibintu byinshi byo gukora, hari utundi tuzi mugiye kujyamo, so niyo mpamvu twagerageje kubyihutisha kugira ngo twakire Ama-G, tumuhe ijambo, first of all agira icyo avuga, noneho nyuma yaho turaza kubaha umwanya nk'abanyamakuru kugira ibyo mubaza Ama-G cyangwa kampani muri rusange. Yes, murakoze cyane. Ni iby'agaciro kuba brand ambassador wa company yagutse gutya, kugira ngo ntago bihira benshi, ariko kubw'Imana hari ukuntu ugirirwa icyizere ukaba wa brand ambassador. Ubu rero kugeza amagingo aya ngaya ndi brand ambassador w'iyi company ikora ibyo byose bababwiye haruguru, habe kodesha amamodoka, kuyagurisha, ama apartment n'ibindi byinshi bagiye bababwira ruguru. First of all ndashimira Imana. Burya Imana ni igitangaza, nubwo tutazi ibyayo ariko tugenda tubibona mu bikorwa. So ndishimye kuba ndi kumwe namwe, tujya duhura mu bintu by'ibiganiro byinshi cyane, tuganira ku bigendanye na showbiz, ariko magingo yangira ngo turi kuganira ku bigendanye na business. Ubu rero Ama-G The Black ndi brand ambassador wa Dova company, kandi ndishimye, kandi nzaharanira gukora akazi kose kagendanye n'akazi nshinzwe muri iyi company kugeza igihe abantu babonye ko nshoboye gukora. Ndumva ari ibyo nta bindi. So ndumva umwanya ari uwanyu nyuma yo kumva Ama-G The Black na James. You most welcome. Mwabaza nta kibazo. Ikibazo cyane Dova company business ni gukora na Ama-G umuhanzi, muri gahunda zo kugurisha amazu, gukodesha no gushakira abantu visa na scholarship, ibintu nk'ibyo ngibyo. So Ama-G nka artist mugiye gukorana nawe gute? Ama-G agiye kudufasha kwamamaza ibikorwa byacu muri make. Urumva nk'uko nabivuze nk'umuhanzi, navuze ko Ama-G ari umukozi, ntabwo ari umunebwe, ntabwo ari umuntu wo kwicara, afite uburyo bwinshi azakoresha nk'uko kwamamaza ibikorwa byacu no ku brand ambassador bivuze mu buryo bwa advertisement, kwamamaza ibikorwa byacu nk'umuntu ufite influence nini muri societe. So nicyo kintu azadufasha ahanini, usibye ko hari n'ibindi tuzagenda dukorana buhoro buhoro uko iminsi izakomeza kwicuma, uko tuzagenda ibyo ari byo bisa. Abantu barakura, ntabwo tuguma ku kintu kimwe. Si ibintu umuntu ahita avuga nonaha, ariko dufite n'izindi business tugomba kuzakorana, ariko so far agiye kwamamaza ibikorwa byacu. Burya baravuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima. Ni ukuvuga ngo nk'uko uvuze ibya famiye n'ibiki, ndi mukuru urebye. So rero ntabwo nshobora kwibuza amahirwe mu buzima yo kuba nakora akazi nk'uko nasinye amasezerano yo kugakora.
kera byajyaga biza bikaba ukundi kuntu, ariko ngira ngo nta kampani n'imwe twigeze dukorana ngo sinoze amasezerano yayo. So rero n'aha ngaha bityo singomba guteshuka ku ntego yo gukora akazi niyemeje nuko twakumvikanye. Yego, cya mbere ni uko uzi ko mfite inzu yanjye, cyo urakizi. Yego, nakumfirima sindi uwo gutizwa inzu, sibyo? Ndi uwo kwamamariza amazu agomba gutizwa, icyo ni ikindi. harimo iruti yawe se? Mfite imodoka urabizi. Oya, ubwo niyo mu cyiciro cyanjye, ahubwo ndifuza kuzagera muri iyo ngiyo iruti yanjye. Ariko ufite iki nguha iki, icyo nacyo ukimenye. So ntago ndi muri gahunda yo gufatanya, ndi umufatanyabikorwa mu rwego rwo kwamamaza ibikorwa. Ntago ndi mu rwego rwo gusabiriza nk'uriya muntu uvuze ngo muraduha umufungo. Yego, ntago rero turi mu rwego rumwe. Jewe icyo navugaga rero, ndi mu kazi nk'uko bisanzwe, ndi gushakisha amafaranga, n'ubundi urabizi ni umufungo nk'uko yabivuze, ariko sinteze amaboko. Ndimo ndakora kugira ngo nanjye nzabone ibirenze hejuru y'ibyo mfite. So ni uko nguko Dova Company turi gukorana, ariko urambaje ngo icyizere n'ubu ngubu turi kuvugana, mfite imodoka ndi kugendamo. Yawe cyangwa yawe? Yacu. Imodoka yacu ndi kugendamo, ariko mfite n'iyanjye. Ni ukuvuga ngo ni igisake yaziritse dendo. So rero ni iby'agaciro cyane gukorana n'abantu, kandi ikindi kunguka ubwenge muri business ni ibintu by'agaciro cyane, kuko hari byinshi nubwo nzaba ndi kwamamaza, hari n'ibyinshi nzigiramo bishobora kuzamfasha mu buzima bwanjye bw'imbere yanjye hazaza. Yego. Naho ibijyanye n'umuziki hakunze tubona abahanzi wenda iyo mwakoze ibitaramo cyangwa byagenze ukundi tubona wenda ibigo mwamamariza mubishyiraho. Kuri Dova ho bimeze gute? Meruka ubushize ufite projet ya studio. Yego. Ese ni nawe uzajya bakorera ibyamamaza muri studio yawe cyangwa uzajya bijyana ahandi? Mbega Amag the Black na Dova mu muziki bagiye kubana gute, birahura gute? Ni mahwi ni ukuvuga ngo ni imikoranire ni iki? Ni ugufata ibikorwa ufite n'undi akafata ibyo afite, mukabihuza paka mwese mugeze ku ntego mwifuza. Studio irahari, niho nzajya nkorera ibyo bintu, na kameme nawe urabyumva. Ndumva nta kintu navuga cyane kuri ibyo bintu, kuko biri kumvikana, ntabwo ari ibintu biri hirya no hino. Yego. Hari ikindi kibazo ufite? Yego. Njyewe ngira ubwoba bwo kuba umushomeri mu buzima bwanjye. Ariyo mpamvu ujya ubona mba ndi mu tuntu tw'ubukorikori twa buri kimwe. So rero ntabwo nshobora kubona akazi nk'aka ngaka ngo nkatesha agaciro nzi ko ngira ubwoba bwo kuba umushomeri. Icyo ni ikindi. Icyiza cyabyo noneho ngiye kwagura bimwe mu bikorwa byanjye. Abambonaga nigisha abana gukora amafirigo, amafaranga nsinyiye muri company still hari ibintu ndi bugure byo kwigisha abo bana, urubyiruko muri rusange, kuko ntago ndi umuntu umwe ku isi Imana yahaye amahirwe, n'abandi ndifuza ko twaba turi benshi dushobora gukora akazi muri rusange. Abifuzaga ko murabizi ko nacuruzaga amafi, nabwo ngiye kongeramo imbaraga mbifashijwe n'iki? Ni contract. Ni ukuvuga ngo ni kontra umuntu abona ku buryo kugira ngo iyo utinze birapfa.
kandi noneho n'uyubuze mu mutwe ibintu wateganyaga biragucika. Rero uwafashe n'uwarumitse. Jewe na Dova ubwo ngubwo mumenye ko nubwo ari njyewe ntago ari njye bigiye kugira akamaro gusa, hari n'abandi bantu nzafasha nanjye nk'uko Dova igiye gutangira kumfasha nkayamamariza, nanjye hari abandi nzafasha. Ndishimye rero kandi Imana ibiha umugisha. Yego. Kontra rero ni iyi Amagi yarabizi n'ubundi ntabwo ari ndagusinye Hakizimana man. Akadomo baranisa. Nyuma yo gusinya kontra na Dova, ndi umwe mu bantu batafite ubukene, nari mbufite ariko ntago bushize, ndacyabufite ariko ndi guharanira kubuhashya. So n'abandi bantu bose mwifuza kubona ayo mapartement, amamodoka agurishwa, akodeshwa, abafite amakwe, abafite dufite n'imodoka zitwara imizigo, byose birahari. Abashaka gukora ama video clips, AB Godwin namubonye hano, abahanzi bose bashaka amamodoka ari VIP here. Noneho ikirenze kuri ibyo, mugiye kubona kuri album yanjye video zanjye zikozwe zirimo gahunda ya Dova. Ibishingwe rwose do. Ubwo ni ukuvuga ngo byahuye bihwanye. So ndishimye gusinya contract, kandi ndashimira itangazamakuru ryose ryahagaragaye n'iritahagaragaye, ubwo arandi ryagiye ariko biraza kubageraho. Ndishimye cyane kuba brand ambassador wa Dova. so mwakoze rero.